yakarero ameze sinzi ukuntu ameze. iyegereza mikoro tubwire ibya Yakubundi. Yakase apfa gusembuka nyine ukabona nawe ubwawe muri gukorana ukamubwira ijambo wahita ubona atombotse. None se kugira ngo muserere byari bigenze bite? Ngewe nabonye mu kiganiro muri gukubitana mbona gukubisa urushyi. Nawe ntabwo bakubitanye urushyi se baruta. Ngewe nabonye urushyi ariko ntabwo numvise. Nawe ntugashaka gukururiza ibintu. Ngaho noneho reka ne kubikuruza. Angelique Web TV. Sinongeye kubaha ikaze ku muyoboro wa Angelique Web TV, umuyoboro mwiza cyane mukuraho amakuru atandukanye hirya no hino. Tubashimira wewe wakoze subscribe. Reka nkubwire ni amafufu amafaranga agufurebe. Muri kumva inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Kitatere cya Mutabazi rutarimba n'ibinyoma intori datoragura amayugi. Ababikunda reka mbabwire ntimuvuge ngo guma cyangwa se amashyi muyakome. Imbere ya kamera rero tubafite umutumirwa tufitiye amakuru, ngiye kumubaza byinshi, mwabubonyeho byinshi, muramuzi ntago nirirwa muvuga mu mazina, reka nawe yivuge. Tugahe ikaze dusa. Yego urakoze, sidusabe sindu umushyitsi kuri yicana. Ntago uri umushyitsi. Ntago ndi umushyitsi n'ubundi nayikoze. Ubwo rero nidusabe nyine yicano yawe. Ariko nari ndi gukora intro, mbona uri gutekereza ahantu kure cyane. Ntabwo buriya nari ndi kukumviriza ibyo uvuga. Ikintu mvuze kigushimishije ni iki? Ntabwo naba mbyibuka. Namwe mujya kwivuga mukivuga ibyivugo nk'ibyi. Ariko wowe ugira icyivugo dusa? Ya nta cyivugo ngiye. Ubu nibwo sari umugore ugira icyivugo? Undi se nyine ari umugore wivuga. Ngo ntago barakura. Ya n'uwakuze ntabwo ajya yivuga. Kubera iki mbese ibyo bintu mu byanga? Sinzi impamvu nanjye. Navutse mbisanga. Nari ndi kuvuga nti uri gutekereza cyane, nabona uri ahantu kure cyane. Ntabwo nari ndi gutekereza cyane. Uri kure cyane. Ntabwo nari ndi gutekereza cyane. Dusa nk'iyo utuje uri mu rugo, nibyari uri gutekereza ikintu uri nko gukora iki cyangwa uri ahantu hameze gute? Ntekereza se hari igihe umuntu adatekereza. Nicyo ngiye kuvuga ndabanza nkagitekereza. Urabanza ukagitekereza? Nyine byibura y'ahantu wicaye ahantu heza wumva utuje ukavuga ati ngo noneho ngiye kujya aha hantu harama amahoro ntekereze. Ni hehe uburi? Nyine turabizi mu rugo hari ahantu bari mu cyumba, muri salo se, hanze se, nyine ahaganaye. Mu cyumba uryamye. Uryamye niho utekereza, ni naho njyewe niho ubwenge bwanjye bita. Iyo uryamye wubitse inda ugaramye umeze ute? Byo kugarama wubitse inda sepfa kuba niyo waba wicaye. Iyo nibyaba bihari. Uryamye ngukunda kuryama ngaramye. Ngukunda kuryama ugaramye. Ariko rero mu kiganiro ntuzarabivuze umugabo wawe. Yavuze ngo iki? Ngukunda kuryama ugaramye. Reka njye ntawabahakanye. Kuba udashaka kubivugaho. Oya ubu udashaka kubivugaho, kandi ngiye mu by'ukuri nkurikije n'ikiganiro nabonye kuri YouTube murimo muserera, kandi ngira ngo byibura icyo kintu kimbwire byibura bive hasi mu mizani. Ikindi negeze kubona ngo inzu yagusenyukiyeho. Ibyo byose narabibonye. Byararangiye. Ariko se mu by'ukuri nk'abakunzi banjye Angelique Web TV ntabwo ibyo bintu babizi. Ninjye uhababereye nk'abaviewers abanjye. Yakaze ko yimereye iby'inzu byo abantu barabizi. Iby'inzu abantu barabizi. Ya nta muntu mbere twabivugiye ukwazi ahubwo wowe wari waragiye. Nge nyine nanjye ni ikiganiro cyantambutse gutyo mu maso nsanga ngo agacano karigiye gasinzira nkabona ibyakose. Yakarero ameze sinzi ukuntu ameze. Iyegereza mikoro tubwire ibya Yakubundi. Yakase apfa gusembuka nyine ukabona nawe ubwawe muri gukorana ukamubwira ijambo wahita ubona atombotse. None se kugira ngo muserere byari bigenze bite? Ngewe nabonye mu kiganiro muri gukubitana mbona gukubisa urushyi. Nawe ntago bakubitanye urushyi se baruta. Ngewe nabonye urushyi ariko ntabwo numvise. Nawe ntugashaka gukururiza ibintu. Ngaho noneho reka ne kubikuruza wowe byivugiye. Umupira wiwe yanyakaga hari ikindi. Ese yakwakaga umupira wiwe? None se wambaye imipira ibiri yose wowe kuko ukunda ibintu? Oya nagira ngo kuko ikiganiro cy'inzwe tuvuyemo nagira ngo nongere
kere gusa nicyo twari tumaze gukora. Noneho uravuga ati reka nitize umupira wawe n'ubundi uri sheri wanjye uri umugabo wanjye. Umugabo wese ko ari wo mubana cyangwa ukumenyera ngo waburiye cyangwa ni wariye waba ari umugabo wawe. Erega buriya muri usibye muri entertainment n'ahantu hose no muri Amerika no muri ahantu hose yaka n'umugabo wawe. Buriya agize n'ikibazo niwe twahamagara twavuga ati dusabe rwose umugabo wawe bigenze gutya na gutya. Yego. Nose uramwihakana? Ntabwo mwihakanye. Umugabo wawe n'ukwishyurira inzu. Umugabo wawe n'umenye icyo wariye. Ese aba ari umugabo wawe. None se tuvuga ko yakatakumenyera icyo kurya cyangwa tukibana ari umugabo wanjye ariko ubu ntabwo ari umugabo. Mbese nuvuga ngo yabaye expired kuri wewe cyane. Expired si ikintu cyapfuye ra. Si ikintu cyapfuye. Igiki agaki? Expired. Expired si ikintu kiba cyarapfuye. Expired ni ikintu kiba cyararangiye nyine expired. Nawe yararangiye nyine. Bura nawe yararangiye. Mwari mwarahanye garande. Twahanye garande none garande yararangiye. Ariko se mbarura umbwiza ukuri nge ntarajya kuri kiriya kintu bindi ngo ngire ikintu nkwibariza sibyo kugira ngo mufatane ubundi nyamukuru byari biturutse kuki? Subonye twafatanye wowe. Ngiye mu kiganiro nabonye mwafatanye. Ntago twafatanye nawe. None se ubundi nyine ko ari hajemo amakimbirane byari biturutse kuki? Makimbe nuko turi kuganira. Sinzi ukuntu ateye muri. Ese ko uri kubihisha kandi we nimukoresha ikiganiro byose araje abivuge. Ari umuyoboye ko ari umusazi. None se ibyo azatubwira ntituzabyemera. Muzumva ibyababwiye. Ngaho none nawe tubwire noneho ku ruhare rwawe. Uruhare rwanjye se. Uruhare rwanjye nyine twari turi mu kiganiro ngiye kumva twakunda ajya gutegura kote ngo mu mupira wanjye. Babigenze uko nawe none se kwita umuhaye. Kandi nawe umuhaye. Uriya nawe umaze icyambere cyane kinini ntago cyangwe. Kandi uriya. Ariko se ubundi biriya bintu byo gutomboka by'uri kuvuga ngo ni ugutomboka. Useje ubundi ko namuzaniye inkweto nari kujyara nkava ati bazangutuzanira. Nabonye no mu kiganiro baramuzaniye inkweto arongera yambaye kamambiri. Nari kujyara nkabiri. Ese uracyabitse imyenda ye? Nta mwenda. Bwira nk'ikintu cya akakindo gifite mu nzu yawe. Ntacyo. None se zarangutse zazivuye? Ngewe wari uzimuhaye. Wari wamuguriye inkweto? Umuntu oya ariko se wajya uvuga ibintu neza ngo babahaye inkweto aramara babaguriye inkweto niwe bahaye inkweto cyangwa ngiye bazihaye sanga izitankwira ndazimuha kandi kuzimuha si ukuvuga ngo nari nkuze abandi nzira nabonaga nyine ntazo afite ndazimuha. Niwe muntu wa mbere wahise utekereza uravuga ati niwe muntu wa mbere nabonye utagira inkweto ariko disi uramukunda? Shabani ni umukazana ibyo ngibyo aho ngaho. Nta rukundo tukigira. None se kuki ari wowe wahise utekereje kutatekereje nka Nzovu? Kuko nari nzi yuko Nzovu arazifite rega ndikukubwira ko nta nkweto yarafite. Urangije uhita umutekereza. Kandi agira umuguru umwe w'inkweto. None se ziriya nkweto wazimuhaye mu buryo bwo kumufasha mu buryo bw'urukundo? Mu buryo bwo kumufasha. Kuko ari umukene. Ntabwo ari umukene. Aba afite amafaranga ariko nta kintu yakwigurira. Akaze buriya kurusha amafaranga? Abayafite ariko ntago bashirira mu nzoga no mu ndaya. Ntago yagura inda ko yajya kugura inda yagaruka akagusaba imbabazi. Uramushyigikiragirirwa bivuga. None se ibintu byose avuga byose uravuze ati aba yatombotse ngo nugutomboka. Ubusaje wundi bamukuye iryinyo atari indaya ubwo se nabwo ari yatombotse kuriryinyo. Ariko se biriya bintu byagoye rihesomo. Ariko se nta n'inama wanamugira byiruka amubwira ati rwose mugabo wanjye yaka. Ukoresha wowe kuri boss we kutajya umugira inama. Oya none se ubwo urumva ngiye namugira inama akayumva kuruta umugore we. Mbabari. Nkawe ahubwo nkawe kuki utagira imwe reka nkugaye hano kuri kamera. Kuki utamugira inama mubwira ati rwose mugabo wanjye twararanye icyumweru byumweru bibiri bigashura ukwezi kuzamura. Reka nkugire inama jya witwara gutya na gutya muri societe bakubone neza. Kubera icyo namutayimugira. Nabanza yigiye. Nago gaso wamugira inama. Wamugira inama nawe atayigiye. Nyine ukamubwira ati ibintu ukora ntago ari byo. Shamane mbaza kubindi babare uretse kubyaya. Ngiye kubyaka nibyo nengeye kukubazaho urumva. Kuko birasereza. Erega bura ariko siko yakare watumye tukumenya. Ibyo se ndabyo. Ariko nimukawure munyibutse ikintu yakane we watumye ni Imana ahubwo abitumye. None
Imana yaravuze ati bizanyura muri izi nzira izi n'izi n'izi. ariko hari rero ntabwo wazumbwira ngo ubwo nyine n'Imana ari yayo. hari ubwo ujya wicuza ko waramenyanye na Yaka? ujya ubyicuza rimwe na rimwe nka kuri iyo muserereye cyangwa ujya ubyicuza kuba twaramenyanye? ubundi hari ibyo we icyo nuko abantu nyine bamenye nyine nkagira nk'ubwisanzure icyo ushaka nkakigurira nta muntu usabirije. none si icyo nicyo wicuza cyane icyo umushimira? ibyo nibyo mushimira. icyo wicuza kibi wumva uvuga ati nta na kimwe bivuze ngo rero Yaka n'ubundi no mu buzima busanzwe n'ubundi mwanasubirana bivugira hano kuri kamera ariko nemera gushaka rega njyewe nemeye gushaka undi mugabo ari kimwe nk'uko wemerera uko mugana asubirana namubonye nkumva ndamukunze cyangwa nawe akankunda twabana n'undi mugabo. ariko se ikibazo bivuze ngo twabanye nkumva ndamukunze cyangwa se warankunze noneho tubiveho tuve kuri Yaka tujye kundi mugabo noneho umugabo we wumva ukunda ku giti cyawe ukavuga ati uyu mugabo ndamukunze aba afite ibihe bintu bitatu? ntabwo araza mu maraso. umunsi azaza akambwira ngo dusabe ndagukunda nkakureba wenda nkumva ndakwishimiye cyangwa se wishimiye aho ngaho niho nzamenya gutandukanya nkunda uyu nguyu. ni ukuvuga ngo nta mugabo uraza mu maraso yawe? nta n'uwo nyine. none se wumva byibura mu minsi iri imbere ubu ngubu nta n'uwo nyine? ubu nta mugabo ukeneye? nta bintu binesha umutwe. ese abagabo bose batesha umutwe? uzabaho njyenyine. uzabaho wenyine? cyane. nta muntu ubaho wenyine kuko uzagera aho umushake kandi buriya nose ushatse kuvuga yuko igihe nikigera nzamushaka. nicyo ngibyo nandi kuvuga uzagendera kuki noneho ujya kumushaka? byibura nk'umusore uri kureba dusabe atambutse yerekwa avuga ati byibura wa musore we nuzuje gutereta dusabe uzaza witwaje ibi bintu. yewe ibyo ngibyo ntabwo mbigendera kandi nkubwira ngo mbese nuvuga ngo nta mwanzuro nta kintu urategura kijyanye nta muntu ushaka mu buzima bwanjye. urabihakanye nta mugabo ushaka mu buzima bwawe? nose uzabaho wenyine? cyane. ibyo ntabwo ari byo. ntabwo ari byo se mbereye mu mutwe. noneho tubive noneho mu bintu by'abaga noneho mu minsi iri imbere we ku giti cyawe urateganya iki nko mu myaka iri imbere ibiri iri imbere? nyine gutera imbere. uri kubitegura uterera? nabona amafaranga nkagura akabanza. muri mu bintu bya social media hari byibura mu mafaranga hari ikintu byibura araguhamo kigaragara gifatika? gifatika ntabwo kiraza ariko ndi kugenda n'urundanya. uturundanya ubu ni ukuvuga ngo ari uguhinga cyangwa gukora ikiyede no gukora ibiganiro ukavuga ati ahangaha niho nzashakira. ubona nk'ubu uramutse utagikora ibiganiro wakora akahe kazi? wacuruza nk'iki? wacuruza nk'iki? nk'umuntu agoye nk'ibihumbi nka 500 wabibyaza umusaruro? hari amafaranga aba makeya se wayabyaza umusaruro kwangana. amafaranga menshi kuri we cyangwa make kuri we ni amafaranga angana ati? amafaranga yose apfa kubaho. none se ndabizi yuko tujya tukubona ku macano menshi cyane kandi ari amacano menshi arakwishyura sibyo? kuvuze ngo amafaranga ntayaba makeya byibura hari ikintu uri gutegura mu mafaranga kandi hari n'abadiaspora baguha amafaranga. hari n'uwakuguriye kano gakweto twakubitanye wambaye neza kabisa nawe urabashimira. ariko se mu by'ukuri mu badiaspora baguha amafaranga bya ntajya uvuga ati mfite purani nk'ikintu ngomba gukora? purani zaza ni urapurayinga utarabona n'igice. uragira gute? icyo gihe nyine ubundi urabanza ukabira ya mafaranga ushaka gukoresha ikintu yageramo wabatireka noneho nekereza icyo nzakora. ugatekereza utarayagera si ukumva byabo. ni ukuvuga ngo utekerereza ikintu amafaranga ari uko uyafite ako kanya. ese watekereza ku kintu udafite? none se muri we nta plan ujya ugira cyangwa nyine nk'imishinga runaka? imishinga mba nyifite kandi nkubwira nyine dukenya mbonye ko nibi. muri iyo mishinga ufite rero byibura tambutsamo nk'ibiri. gucuruza urumva wacuruza iki? butike cyangwa se akabari? bura nk'akabari wacuruza umva gafite nk'amafaranga angana iki? watangiza nk'amafaranga angana? miliyoni 2 n'igice. miliyoni 2 n'igice? dusa miliyoni 2 n'igice wari wazifataho? sindanazibona. amafaranga menshi wakiriye nangahe dusa? 200,000. 200,000?
kandi mu nzu yawe mbwira nko mu nzu yawe ikintu cy'agaciro kirimo. televiziyo se Nicyo kintu cy'agaciro kinini kirimo bavuga ati dusaba kwibye ikintu wahita utekereza cy'agaciro kirimo bajyanye. ntago wabibura biba bihari. Ariko nyine ikintu kirimo naguze amafaranga menshi ni televiziyo. waguze amafaranga menshi? Ya televiziyo ngo ni umuntu wayiguhaye n'impano. Yaragushutse. Iyo niyo makuru mfite ko sawa reka mbyemere. Ni impano. Ni ukuvuga ngo mu nzu nicyo kintu cy'agaciro kirimo cyonyine. Yes, dusa hari nk'ibindi bintu nagiye mbona wowe ari wambwiye ngo ne kugaruka ngo harya ngo ku mugabo wawe. Wowe mugabo wanjye ngira umugabo. Ese kuki umwihaka? Ntukanzamurira isukari nakubwiye ko nta mugabo. Sinzi impamvu ubigarura. None ase umwangira iki? Ndamwanga se naramurema. Kandi hari tamuneri negeze kubona muteruranye. Ahubwo umuntu ajya kuguterura mutagikundana cyangwa ni konti. Anerura se yacu cyangwa ari nge muterura. Ninde hariyo nabonye aguteruye nawe umuteruye. Ni ngewe wari umuteruye. Niwe wari umuteruye. Shamano yewe burya banamukubita. Wumva afite nk'ibiro bingahe buriya? Nka 40. Wose upima bingahe? 50. Burasa umurusha ibiro? Bro umurusha ibiro? Cyane. Mana yanjye ko nk'ubu koko ndamukura ako ndaza kumubaza niba koko kumurusha ibiro. Ubwazi ibiro byanjye singenzi ibiro byo. Buriya aramutse mwongeye wenda agize amahirwe sinzi niba ari amahirwe hagati yawe nawe umwe muri we mugasubirana umwe akarwara mbese hakabura nk'imodoka wamuheka ukamujyana. Amujyana kwa muganga. Wahita umujyana kwa Yose. Bivuze ngo uturo twiwe ni nk'utw'umwana. Kwa blessing. Ni nk'utwa blessing. Ariko ufite n'umwe ariko blessing mu kinyarwanda uzi icyo bisobanuye? Ndabizi bisobanura umugisha kandi naramubyaye mbona umugisha. Ni umugisha. Cyane. Wahise ubona umugisha. Ariko nta wundi mwana uteganya kubyara vuba. Kandi wangiza avuga ngo nta mugabo uzashaka urumva ko rero nyine igihe niki nakubwiye igihe nikiza nkumva. Noneho rero ngewe igituma nakurambitse hano kuri kamera dore ni iki ngiki. Ngewe mfite gahunda y'ukuntu nakora ndabaganiriza hagati yanyu mwembi sibyo? N'abakunzi ba Angelique nabo babyumve kuko begeze kubinsabaho ariko ndavuga nene reka nkutumire dukorane ikiganiro. Ndashaka yuko wowe ku giti cyawe umbwira icyifuzo n'icyakorwa kugira ngo noneho mwongere musubirane mu bane nk'umugore n'umugabo. Babarira ibyo bibimbaza. Nyine ngende ndasaba ikintu cyakorwa. Nawe ndaza turaza gukorana ikiganiro mubaze ku giti cyiwe nawe reka nkubaze ku giti cyawe. Nawe sinakubwiye ko nabyabagabo shaka. Nta mugabo. Oya igituma abakunzi banjye oya wihatiriza ariko sinakubwiye ko nta mugabo nyene. Bese urabihakanye? Ndabihakanye imbere y'aba. Nta stress. Ako mbambwiza ukuri ni ikihe kintu kibi yakagukora ku buryo wumva ngo nta mugabo nkeneye akaba yarakuzinuye abagabo? Ni ukugukubita ni ukutakumenyera nk'umuntu kutaguha ibiryo cyangwa se kukwambika ikintu cyakuzinuye abagabo ni ikihe dusa? Mugabo nta stress nyine. Nta stress nenye. Ese yumva abagore bafite abagabo uba wumva wowe mu mutwe uri kubyiyumva muti? Ubwo baba bafite uko babanye nanjye komane nayo. Noneho kuvuga ngo kugira ngo dusubirane na ntuzana yaka nashaka undi mugabo yego. Nakwigumira gutya undi mugabo sigaye. Erega urumva nk'abakunzi bacu ntago baba bashaka yuko babona uri wenyine aya mafaranga ukorera uyajyana hirya. Iyo uri wenyine rega burya amafaranga ubona ntago yapangira imishinga. Sibyo nko ku munsi ufite gukora nk'ibihumbi nk'ijana ejo bakakubaza senka. Ijana mubiga mu macano yose. Nk'ubu nk'ahangaha wasanga wenda ugiye kwakora wenda nk'icumi cyangwa 20 nese bakwishyura 5 undi akakwishyura 5. Ubwo mwageza mu bantu 100 se mwishyura 5. None se reka nkubaze ibiganiro 5 sibyo? Ibiganiro 5 kuri 5 ubwo ni amafaranga angahe? 20 sibyo se? 25. Ibiganiro 5 kuri 5 ubwo nanga uzi ko ugiye kumera nka mushuti wawe. 25. Ibiganiro 10. Ugiye guca udukoni. Ibindi ni 25. Niko uzi ko mushuti wawe Esteri
namubwiye ngo inyama ziri ako kandi icyo kiganiro narakibonye imishito 100 kuri 500 wowe wakumva ari amafaranga angahe? Imishito 100 kuri 500 wakwishyura angahe? 50,000. 50,000. ngo ni 50,000 ingahe? 50. 50,000. Mbwira mu ishuri ikintu wakundaga gutsindaho ni iki? Yese nariza. Nibyo cyangwa ntago ari byo? Ubwo muri commentaire baratubwira. Ndafomboje. Ni 50,000 ingahe? 50. Ubwo muri commentaire baratubwira nawe wajya. Kuko imishito ubwo bibaye imishito 200 byaba ari 100,000. Umushito we yaratubwiye ngo ni 150. Ya nawe rwose. Ngo ni 1000 ngo ni 1000. Yamereze ndagitsindiye. Ndagitsindiye. Aho ngo rwose ndahita nguhemba. None se ikindi none ngiye kuguhembera mbarumbwire. Prise na multiprise bintandukanyiriza. Prise nzi ko ari kwa kantu comekamo nyine caje ugiye gucaginga cyangwa ipasa cyangwa ibindi bintu. Prise se burasi ka kantu umuriro ra miki? Prise. Ni prise. Se wazakoresha zankoresha kote tindi kwibyinira kwa kundi wambika abantu. Nisange ndi kuririmba zare. Nkakare nakoresheje siteri se. Urashaka kuzagakora? Ndashaka kuzakankoresha. Urashaka kunzagukoresha? Ryari rero? Ryari? Igihe uzashakirana. Hari umuhanzi wumva wasubiramo nk'indirimbo? Esther, fone yanjye isize. Yizane batari. Sawa. Niko. Urumva nk'abahanzi ukunda mu Rwanda ari nk'abangahe? Abahanzi wasubiramo nk'indirimbo zabo? Harimo The Ben. Inde? The Ben. Bruce Melody. Ubwiye bangahe? Nkubwiye 5. Bruce Melody, Kirisizi. Babaye 3. Nze numva Kirisizi. Ndi Juno Kizigenza. Harabura umwe. Ubundi ndamwibagiwe. Nduramwibagiwe. Byibura sari indirimbo muri abo reka dufata abo 4. Bambwiramo 3 waririmbamo indirimbo zabo buri imwe ukaba wayirangiza. Kirisizi, The Ben, na Bruce Melody. Abo bose waririmba indirimbo zabo zose. Okay. Reka ubwo ikiganiro gikurikira niwo uzaba uri kuririmba zirandirimbo sibyo? Sawa naribe. Dusoza ikiganiro ngaho gira inama abantu bagukunda hano hanze aha. Ubuse mbagiriye iye nama. Nta nama wabagira? Mbaye nayigiriye ndagira abandi nama. Nta nama. Namwe rero mujya musetsa. Ndagira inama nanjye nayigiriye. Nta nama ujya wigira se? Nta gitekerezo ujya wiyumura ku giti cyawe? Ese uba wumva nk'ejo haza bameze hate? Ejo hazaza se ko hamenwa n'Imana. Yemba numva ku giti cyanjye ko ejo hazaza haba ari heza, hambera heza. Azi ubundi ugisenga? Kubera senga cyane. Nose waba udasenga? Usengera muri hedini? Mu Bagatolika. Mu Bakatolike? Ubuzi kuvuga ari rasengesho ryabo? Ryose ukarirangiza? Shana dusa ntaryo wavuga. Baravuga ati dawe uri mu ijuru. Izina ryawe ryubahwe. Ingoma yawe igere hose. Nuko ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe mu isi nuko gikorwa mu ijuru. Ngoro dufungure none utabara ibicumuro byacu nuko natwe tubara abaducumuye. None ukabaranze kubabarira umugabo wawe. Sawa rero nahakagaruka kuri cano. Harya yitwa Angelique Web TV. Angelique TV. Angelique Web TV. Mungunde ejo bazangarura. Sawa. Oya vuga Angelique Web TV. Angelique Web TV. Angelique Web TV. Yes. Turabashimiye mwebwe twatangiranye iki kiganiro tukaba tukirangije. Ndagira nkubwire niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo utwereke urukundo. Niba hari ikindi bifuza ko tuzabaza umutumirwa wacu ubutatuzamugarura. Ndagushimiye murakoze cyane. Ciao.